harimo indwara zingahe uzi waba ufite? Naba mfite cyangwa abandi baba bafite? Mama wabo mama wanjye namubwira ko yahombesheje kandi yihangana kuva kino nda yari kuba yaragiye mu ndi muntu iba yaragiye mu ndi muntu muri mukuru wanjye cyangwa muri uno munyamakuru nakaza cyangwa inda yanzaye igasimbuka ikava iva mu mufuka w'ijumba abana bakawurya cyangwa umufuka w'amateke bakayateka. none se aka kanya reka mugire inama nka musaza wawe n'urugero. Ntacyo bitwaye ni mu bijyara mu ruhari nzahinduka. Iki cyaguteye gusara ukiri mutoya? Ntago mbizi nuko ingaruka zo kwiba. None se uba wariye? Ngitise urya ibiryo turya imyuka tukitsamura imiro. usubiramo ariko nasinze wanguriye. Wasinze niyo mpamvu ntabwo ufite imodoka ariko wasinze? Ntabwo nasinze pe. Abantu benshi bajya bikundira kunywa Monster ntabwo zisindisha. Ubu turatwara wasinze kandi ntabwo uri ndatwara urahuhamo mu kako. Araje ndazitamuhamagara ntwara polisi aguhuhisha mu cyuma wapi nta kintu yantwara. Emerine uramuzi ishanga leta y'u Rwanda Emerine kuba yari inyaje vide njye ntabwo nabikora. ntabwo bikora. leta y'u Rwanda cyangwa na polisi y'u Rwanda dushishikariza kuvuga ngo abanywa inzoga tunywerese bisobanuye ngo tunywe mu rugero. Aka kanyura umwana w'umukobwa twakubonye mu nkuru yawe tubona mu nkuru yawe urumva warasaze warahemukiye umusore arakurogesheje kwa muganga akanya warakize wenda inkuru yawe nubwo bayibonye nyuma hari ikiganiro tubwiye impamvu wamwibye nuko byagenze kuki bitagwaye isomo kuba waremukira wa muhungu ukaba ugikomeje muri ubu buzima? Ubu buzima niko mbona bunshimishije. Byagenze bite ngo ubwisangemo? Ngisangemo ni ingaruka z'ubusambo ukunda umuntu ukamwizeza ibidahari ukamwizeza ibihari kandi nta bihari. Mu rugero nk'ibihe? Urugero ni nk'ibi ugomba kwereka umuntu ko umukunda kandi utamukunda. Ugomba kwereka umuntu ko umushaka kandi utanamukennye. Hari ibintu byinshi bikubiye muri ibyo. Niki cyatumye iyo amafaranga y'abandi ko baguramo n'imodoka ukajya kunyaka ukageza muri hotel ukanywa amafaranga atara yawe ukagura amavuta meza ukisiga makeup kanambara neza. Byagenze bite kugira ngo wenda bize gutyo bize guhura n'uburyo amafaranga wibya kugira akamaro nubwo baragusarishije? Biterwa n'umuntu utaba ufite mu mutwe hazima. Uwo ninde? Uriya musore wanyizeye atanabona erega umuntu benshi namuremera. Bisobanuye ko kwizera bisobanuye igisobanuro cy'ubugoryi. Sanga icyizere kiraza amasinde. Icyizere kiraza amasinde. Tugendanye gace mu nkuru yacu y'ibyabanje ni umukobwa nyuma n'amakuru twagiye ducukumira tutatangaje. Hari inkuru ebyiri. Hari yo kuba yarisanze mu bundi buzima bwo kuvuga ngo nta rukundo ngera kampumuke. Ni isomo riye ku basore n'abagabo n'abasaza bakiri bato bajya mu ndaya bizeza. Ntabwo ari indaya ni indangamirwa. Nawe uri muri iki cyiciro ariko ubwo nari mvuze nabi. Ari uvuze nabi n'amategeko yaguhana y'u Rwanda. Yego ubwo ni indangamirwa. Abizera indangamirwa ni abasaza abasore n'abagabo bubatse barabizera bakabaswera nta n'ibirenze. Icyo gihe kane ntago cyemewe. Koresha imvugo inyandagazi. Bagakora iki? Koresha imvugo ahubwo tuzashyiramo filime kubera ko urumva icyizere kiraza amasinde. Ubu ngubu aka kanya abantu bicuza ku muhanda n'abajya kubagura abajya kubagura noneho birinde iki nkawe uzi ubuzima bwo ku muhanda nk'indangamirwa nkuru imaze igihe kinini. Birinde gushukwa birinde gukoreraho kuko indangamirwa zihura n'abantu benshi ku muhanda kandi rimwe na rimwe rimwe na rimwe hari izizera umugabo yatewe no kuntu yamukunze akaba yanakorera aho ngaho sibyo. Ubwo rero umugabo uzi ubwenge nibwo butumwa namu azirinde kuba yakorera aho ngaho. Harimo indwara zingahe uzi waba ufite? Naba mfite cyangwa abandi baba bafite? Abandi baba bafite umutezi mburugu sida n'izindi ndazitateganyijwe. Ufite abana?
mfite abana 4. mama wabo mama wanjye namubwira ko yahombesheje kandi yihangana kuva ko ino nda yari kuba yaragiye mu ndi muntu iba yaragiye mu ndi muntu muri mukuru wanjye cyangwa muri umunyamakuru cyangwa inda yambyaye igasimbuka ikava iva mu mufuka w'ibijumba abana bakawurya cyangwa umufuka w'amateke bakayateka none se aka kanya reka ngire inama nka musaza wawe n'urugero guhinduka bibaho uwa ni ngo Pawulo wahindutse Sawuli wari Pawulo gahinduka nande aka kanya guhinduka kwawe byakubyera ibisubizo byiza ariko mpuye n'umutipe mwiza ufite ifaranga nahinduka bari byo miliyoni 25 bakagusarishije zarasarishije ariko muganga yaranyijije yego nta nibirenze kandi watanze kugira ngo wivuze ntabwo mbizi njye nagiye kubona mbona ese we yatanze angahe cyangwa baramusarishije uvurwa nande yavuzwe n'abanyamakuru navuwe n'abanyamakuru no kuvuga ngo tete vide navuwe na Ndahiro Valence papa umunyamakuru saze ngo durase niko nitwa ntabwo uratwibuka ntabwo ndabibuka iyi ni Kigali ni yuzi 250 ku murongo umugore akina n'abana ukire na ba nyina uzura abantu batandukanye mu bice bitandukanye agasibanganya umutasi agatanga isanamitima reka ngusane umutima ngubwire ngo ukwiye guhinduka ntacyo bitwaye ni mu bijyera mu ruhari nzahinduka iki cyaguteye gusara ukiri mutoya ntabwo mbizi ingaruka zo kwiba none se uba wariye ingitisi urya ibiryo turya imyuka tukitsamura imiro usubiramo turya imyuka akavuge neza utoshe turya imyuka tukitsamura zamura ijwi wongere ngo turya iki turya imyuka tukitsamura imiro iyi miriho ni iyihe yose tuba turi mu buzima mubi tukiri abana buta ababyeyi batubyaye ibintu byinshi ubu ni ukuvuga ngo kuvukira mu ndura mwagije poli imana ya amahoro n'imigisha ruke mahoro ngo kuvukira mu ndura amatika ari mu muryango ishyare ngo kuvukira mu ndura iyo uvukiye mu rugo rubi rukennye rutifashije hari igihe nawe uhura n'ubuzima bubi bukagukaranga ukaba wisanze wabaye indangamirwa utega ku muhanda ukaba wisanze nkanjye urugero nakitangaho urugero ubuzima bubi kwimenyera ku myaka yanjye kwimenyera inzu kwimenyera ibintu bitandukanye nkiyambika nkirisha ariko ibyo byose tukabirenga ukabona tunasa neza ariko wavanye mu busambanyi navanye mu busambanyi nafashe amaherezo n'aya mushiki wanjye amaherezo ni ukwihangana tukabyakira kubera ko natwe si twe twiremye aka kanya upfuye waba usize yehe muri musozi aka kanya mpfuye se ubu nabasize nta mwana afite inkuru mbi ubujura ubusambanyi wenda sindica kubera ko simbizi ntabwo nzabikora hari inkuru nabonye wambaye ikariso yonyine narayikoze kubera ko ubuzima nawe butajyana umuntu sibyo bro nawe wabikora igihe cyagiye ngewe se muri aba bapapa n'abapfayongo ntabwo ndimo kubera iki se iyo wirebye usanga uri igiki wabikora nanjye ntabwo ndi mubi nta nubwo ndi myiza yego wari wajya kwa Kabuga nagiye muri transit center naho nagiye mu kigo ngororamuco nagiye bavanye iresomo byo n'ubundi kubera ko ari nyine ntagiye ku muhanda se narya wapi ariko rero n'ubundi baramfunga nanavayo ngasubirayo uvana iyo somo iriya somo isomo wakoramo n'iryo kuba wava ku muhanda ukiyambika nk'umwana w'i Rwanda ariko yo byanze nyine biba byanze uramutse ubaye nk'umuryango ukwitaho ukagufasha ukawukira mu rugo ukabamo wakwemera ko abantu ujya ku muhanda akanshingira business nziza ukaba mu rugo nk'umwana nk'abandi bana ukarerwa ugakura ukabona neza ukazanavanamo n'ibikorwa byiza ukaba umubyeyi ukazaba ngo uriya yari ngewe wakoraga biri nabyemera sayizi ni mubi nkorere nk'abanyamakuru muribe ko nabyemera gira icyo usaba abantu badukurikiye banagufasha abantu bankurikiye utuje banagufasha n'abantu 117 ibihumbi 117 n'abantu 27 nibo batureba nabasaba iki reka mwumvishe badukurikiye isi yose iradukurikiye u Rwanda rw'imisozi 1000 mu turere twose dutandukanye turadukurikiye abare bari muri Saudi Arabia na bakobwa bavuye mu bihugu byatangwe bya Afrika bajya no muri Oman gushaka ubuzima hari nabagiye muri Amerika kubera impamvu bahindiriye ubuzima hari n'abadukuriye twikundira bakanadufasha aka kanya wowe nta shema n'isheja bagira kugira ngo be nk'abo ngabo kandi barera imiryango iri hanze igiye itandukanye babimfashijemo nanjye nabikora nta mutima mubi
bambwe ko nta telefone gira wagushaka yagukura nayo ngira uwanshaka yankuraho mba cyangwa azatwandikire kuri screen zacu azatwandikire kuri TikTok atwandikire kuri screen zacu atwandikire kuri YouTube channel dukoreraho Kigali 50 ku murongo TV abadukurikira barimo bararemere ya 0782208335 iyo nomero ikoresha kuri WhatsApp kumamagara nko kwitaba nabyo nakwitaba ariko ntago abari ngombwa nzagukora ningara kugira ngo nkubone bazatwandikira nzagukura he wowe bwawe ubuse zankura icyangugu ariko twagusanze kuri hoteli nziza iherereye Nyamirambo imbere ya Press Stadium muri hoteli nziza bari bansoka bajya kumwe ngo nariye amafi n'inkoko nariye amafi inkoko ifiriti inyama nka mosteri kandi amosteri ni inzoga nziza ku babebi nkatwe ntacyo bitwaye bakunda Primus Primus bazima kugira abanyare kandi ngiye ntabwo ni icyo gihe kane none se uri Robine ntabwo arizo zinyara n'abagore babyaye cyangwa Amstel inzoga z'abasirimu n'inzoga z'abasirimu Amstel Heineken iki kindi wenda Rabiani Heineken ntabwo uzi yakoze ko abakobwa Heineken yatumye Merine y'inyaza wallahi bari yes ari muri gereza ariko nizera ko bamubene yararekuwe ku bundi yumenanye n'abatipe b'abakire nta n'ikibi kikubaho niko nizera none se ubunga abatipe bakire baramufunguje ubuse ko bajyanye kwa Kabuga nta na dosiye imfite oya kira ni ikigo ngororamuco ubu uracyaguramye wapi namenye ikiza ukuntu gikorwa inzira gicamo Igitaga turahazi Igitagata ndahazi namaze y'umwaka ubwo nawagorora ibyahitamye wapi baravuze ngo igiti kigororwa kikiri gito ubwo ngubwo nimba ubona ntankigorowe ngo bishoboke afazaru zihangana nuramukubyaye umwana uzabyara akaramuka kuze azagufata yehe somo nje ntago nabyarira umugabo utiyubashye wese wibashye oya akanira umuntu witwa Matsiko azamfasha sibyo akamenyera buri kimwe atafashije ntabwo byanavamo bambara neza pe Ujega nicyo kiravuze bambaye ibara ryiza no kuri indangamirwa ibaze ko perezida yashize itegeko ngo mujya mubita indangamirwa ntago ari indaya kuki se utabyibaza turimo turasoza inkuru yacu ntacyo bitwaye ahangaha uri kuri hoteli nziza natwe turimo abaturema n'ikirere duhagazemo barimo barabona ko ari cyiza kimeze neza u Rwanda rumeze neza ni ukuvuga nimba aka kanya umeze gutya ukaba uri mu Rwanda rwiza umeze neza bwira abari hanze y'u Rwanda ubakumbuza u Rwanda muzajya mukomeza kudukurikira muduhe like oya bakumbuza u Rwanda ni rwiza rutuwe n'abantu beza rufite umuperezida urwitaho karibu welcome to yego sisi wenyewe ngaho nawe bingabo basubira intwari nanjye bibaye ngombwa nabaho indirimbo yitwa ngo mwana wanjye uzaba intwari urumva ngo ndagukunda kandi uzakunda u Rwanda ni ya Kizito ende Kizito ni ya Kizito niko ngira ngo nde Kizito wena tumume nukuvuga wabonye ejo bundi wakurikiye ijambo rya nyakubahwa perezida wa Afurika Paul Kagame aharwaniraga n'abanyamakuru akaganira ndetse muri Afrika Arena yego warabibonye wabonye amasura meza narabibonye hari umumama wavuze ngo turi abanyarwanda ntabwo atinya kwa perezida twiswe amazina ariko mu myaka 30 twiswe izina rimwe ndi umunyarwanda kandi nzaharanira kuba umunyarwanda n'abantu bose mbyifuriza mbiharanira kuba umunyarwanda nta macakubiri nta bintu bibi ngabo mutegaruguru uzabyarira u Rwanda nibyo nanjye nifuza mu myaka iri imbere nzababyo nk'ingahe mu myaka 2 ubu ufite imyaka ingahe 20 mu myaka 20 ubwo nyuma y'imyaka 20 nzaba narabaye umuntu ku rundi rwego ruri hejuru kubera ko meze nyine umuntu wese ku buryo wambonamo ukaba wanyishimira ukaba wakivuza ko twavugana ibintu byiza nk'ibyo ngibyo urumva ko ujya wemera amasengesho ndayemera ariko si yose ariko habamo ibyo nemera nk'irihe icyambere asa navaga iki ntago mbizi ugiye gusenga rimwe na rimwe njyayo ugiye gusenga yego usenya muri edini muri ADPR ADPR isobanuye iki kuri wowe isobanuye iki subukuka uramutse wumvise ngo ADPR mu magambo magufi isobanuye iki ntago mbizi usenya muri ADPR
n'umwadeperi uri aho ngaho nyine uri aho ngaho uciriritse ariko nta nubwo nciriritse imbere y'Imana imbere y'abantu ndaciriritse ariko imbere y'Imana ntabwo nciriritse byadanje imbere y'Imana ntabwo nciriritse kuko Imana ikunda abanyabyaha kandi ngo twihane Imana ikunda abanyabyaha Imana yanga icyaha ariko ntabwo Imana yanga icyaha ariko bagakunda bakekatuba ngo twihane ariko nanjye bibaye ngombwa nakwihana yego ndetse nabonye umugabo umeze nkawe nkabura kwihana kanjye ntago ndi muri wowe aya gaho uzanyange nimba ubona tutari nese ntago ukunda nshingiye kuki nshingiye ubu se ndi mubi cyane ntago uri mubi ariko bitewe n'uburyo umeze n'iki ngewe muri abo ntago ndi gaho uzanyihorere rwose Imana yandemye izi icyo ndi cyo nicyo nzaba cyo ushobora kuba naraciye uri igiki ubwo ngubwo ndi igiki ubu nk'uko uri aka kanya imbere y'abantu ndi umuntu uciriritse usuzuguwe cyane ariko mu myaka izaza 2 nabahaye uzi ko no mu masegonda umuntu yapfa aka kanya nyine icyuri ariko nampfuye nani wenda reka tuvuge ngo u Rwanda rwaba ruhombye ariko sina cyane ntago ari na cyane gira ijambo ubwire indangamirwa ngenzi zawe dusoza iki kiganiro indangamirwa ngenzi zanjye nababwira ngo zihangane kuko natwe tubikora tutabikunze ibiki kuba indangamirwa ibiki nyine ibiki nyine uri indangamirwa ariko umukora ibiki turatega abagabo mubatega sari imishibuka n'imitego bamwe abata turatega kose musari ariko nkawe urambwira na hehe Remera ku Gisementi hehera korodoro ku isi ya 9 aho nta hantu n'icyangugu wajya kuhategera ariko kubera ko iriho mvuka ntabwo najya uko umukobwa mwiza urumva utababana n'abana n'ubumuga umeze neza n'ahantu hose kuki utakivanamo ibyo utekereza ukaba washaka kandi kase wafurira abantu urumva bibaho wajya ku ndege urumva ukakora ikiyede n'ifundi hari abamotari b'abakobwa hari abashoferi babaye muri ritiko hari abashoferi b'abakobwa n'ahandi hagiye hatandukanye bari mu bikorwa byiza pane nkawe nk'umunyamakuru ndagusabye ngo unshakire akazi niwongera kubona njye nitwa indangamirwa uzavuge ko ndi umusazi ngaho mbwa aderese njye nkwitaho pasi njye nkutabarize ndebe ko uzatabara itanga ishaka Shanera umukobwa wavutse mu bana 3 akaba yarabaye ikirara ku myaka 20 ariko bibaye ngombwa nakisubiraho nkaba mwana mwiza ukundwa n'ababyeyi ugakundwa n'abagabo ugakundwa n'abasore n'abana ariko ngo boss iyi hoteli turimo yaguhaye inzu icyumba cy'ubuntu yego akwishyura ibyo kurya n'ibyo kunywa ariko waramunaniye gira icyo mwisabira kindi namusaba kumbabarira no gukomeza kunyitaho duherera agana hehe basi n'abashaka muri hoteli nzabazaha duherera agana hehe turi Nyamirambo ukigera imbere ya stade ukamanuka gatoya tuba twahageze bazanadoma tuzabarangira nta mutima mubi ariko muganga arakuvuga ariko hari iramvuye Imana Imana izagomeze kumumugisha komeze kumwitaho n'umwana mwiza uzi gukunda umuntu yarangiza akanagusaza mani tukakora ubuvugizi ngo iki yadukoreye ubuvugizi ngo what fuck bisobanuye iki ni ikintu ni nyine mani ni ikintu kiri aho ngaho giciro urakoze okay